Juliet, byanze bikunze hari impamvu cyangwa icyo twakwita imbarutso yatumye uvuga uti nibyo muri sosiyete biri kuvugwa, tubona umugabo kwitwa, tubona ihohoterwa rikorwa by'umweko rikorerwa abagabo, ry'abagore ryo ryaravuzwe cyane, wogarutse kuri ry'abagabo. Ni iyihe trigger, ni iyihe mbarutso yatumye uvuga uti uyu munsi reka noneho nkore filime kwihoterwa ry'abagabo? Gerard, nimba unyibuka neza no kuva muri Tibet, aya matopic na matopic nibandagaho cyane. So kuba rero naravuye mu biganiro ntago bituma target yanjye cyangwa se mission yanjye nari ifite igomba guhagarara. Ahubwo ikintu natekereje kuri societe yacu uburyo bazabyakira. Ndangije ntihana igisubizo ndavuga nti you know what, buri kintu kigira itangiriro. Bazabyakira gute? Ariko ndavuga ko bazabyakira gute? Uko babyakire no bagomba kwikanga. Nitwa Rweme Mbabazi, mu busanzwe ndi umunyamakuru wabigize umwuga wanabyize. Nkaba ntewe ishema rero nuko uyu munsi muri no minota 30 Juliet yangeneye tugiye kuyobora kino gikorwa cya pano kugira ngo tuganire, mwumve ko ari ibidasanzwe by'umweko mu ruganda rwa sinema gutegura ibintu bimeze gutya, abantu bameze gutya, abakinnyi ba filime, abakoresha imbuga nkoranyambaga, abanyamakuru. Ni ikintu gikomeye cyane by'umweko muri runo ruganda rugenda rukura. Ndabyibuka mu myaka 10 ishize twavugaga umuziki ariko ntabwo twajyaga tuvuga filime, usangaga ari ibintu bisa naho biri ku ruhande, kugira ngo mve ko bizanatera imbere bikaba bigoye. Basa musure barabizi n'abandi navuga ngo bakera mu myaka ya mbere. Uyu munsi rero kuba harimo abaza bakarwana bakihiringa bagakora production nziza nk'izi ngizi, cyane cyane nka feminists, filime navuga ngo nziza, mwabonye trailer yayo. Tujye kuganira rero by'umweko, turaganira kuri ino film. Munyemerere ndahera kuri Juliet nk'ibisanzwe by'umweko nyiri ino filime. Ndamwibuka mu myaka sebera nk'itandatu 7 ishize ari muri TBT, aho baganiraga na mugenzi we Claire kuri YouTube. Aho ngo niho twamenyaniye. Uyu munsi yinjiye muri filime, ntabwo yinjiye muri filime uyu munsi, amaze iminsi muri filime kandi abikora neza. Ni umukinnyi mwiza. Mu minsi yashize hari filime ye ya mbere yashyize hanze, uyu munsi azanye indi filime navuga ngo twese tugomba kwitabira tukamushyigikira tukayireba. Ni ikintu gikomeye rero Juliet. Mbere ko tuganira navuga ngo congratulations. Thank you. Ni ikintu kidasanzwe. Murakoze cyane Juliet, tumaze kuba trailer cyangwa icamake y'ino filime feminist. Ni icamake by'umweko igaragaza uburyo ari filime irimo byinshi navuga ngo bisa naho kenshi bitavugwa muri sosiyete cyangwa mu ruhame. Kuki watekereje filime imeze nk'iyi, igitekerezo nk'iki ngiki? Murakoze cyane. Mwiriwe neza. Ego. Mbere na mbere wanyemera nkabanza ngashimira abantu cyane. Muri kunyumva? Ego. Mbere na mbere Gerard urakoze cyane kubw'ikibazo cyiza umbajije, ariko nagira ngo maze mfate umwanya nshimira abantu bamaze kugera hano. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza kudushyigikira, natwe tuzabashyigikira. So Gerard, umbajeho igitekerezo cyavuye mu by'ukuri. Nakoze filime ya mbere yitwa Ndengera, nshaka kugaragaza akarengane ndetse gakorerwa abagore mu ngo,
ariko cyane cyane nerekana na cause impamvu ishobora gutuma umugabo atoteza umugore we ni nyinshi, ariko nyine nahisemo imwe ariyo y'ihungabana ryo mu mutwe, trauma, childhood trauma, ibintu umuntu aba yaranyuzemo akiri umwana, hanyuma akureactinga kuri iyo trauma akumva yuko agomba kuzabyitura uwo bazashakana. Ni imwe mu mpamvu nyinshi ishobora gutuma umuntu agira imyitwarire idasanzwe. So nyirangije rero naratekereje ndavuga muri ino si turimo muri kino gihe muri sosiyete yacu hari ihohoterwa ritavugwa rikorerwa abagabo mu ngo. Ndavuga ni kubera iki tutagaragaza imico cyane cyane y'inzaduka abantu badukanye, cyane cyane tubikuye hanze mu mahanga, ibintu tutagiraga mu muco wacu, twerekane noneho akarengane abagabo bagirira mu ngo, kandi noneho bitewe n'ukuntu sosiyete yacu iteye adashobora no kwivugira. Ariho rero nerekanye imwe mu mpamvu ibitera ko ishobora kuba ari background, muzabibona aho umuntu yakuriye, ko warezwe, cyangwa se icyo twakwita nk'akarande, wenda bizagenda bigaragara muri filime. Icya kabiri ni ukujyana na trend, nibigezweho. Niba wumvisha bavuga ngo icyo umugore yakora n'umugabo yagikora, ukumva yuko ugomba gusuzugura mu bana kuzi ko ibi byose wabyikorera, ari naho nari amashusho yagaragariye. Ikindi nerekanye ni inshuti mbi, ikigare. Murabizi ko muri kino gihe wenda ku bantu bubatse ntabwo muri benshi hano, ariko ikigare gishobora kugusenyera. So ni muri ubwo buryo rero nashatse kwerekana iyo mico imwe n'imwe yadutse muri kino gihe. Nk'umukinnyi niyo mpamvu nahisemo kubikina kurusha kubivuga, kuko filime ni ugukina si ukuvuga. Murakoze. Juliet, byanze bikunze hari impamvu cyangwa icyo twakwita imbarutso yatumye uvuga uti nibyo muri sosiyete biri kuvugwa, tubona umugabo ukubitwa, tubona ihohoterwa rikorwa by'umweko rikorerwa abagabo, ry'abagore ryo ryaravuzwe cyane, wogarutse kuri ry'abagabo. Ni iyihe trigger, ni iyihe mbarutso yatumye uvuga uti uyu munsi reka noneho nkore filime ku ihohoterwa ry'abagabo? Gerard, nimba unyibuka neza no kuva muri Tibet, aya matopiki ni amatopiki nibandagaho cyane. So kuba rero naravuye mu biganiro ntago bituma target yanjye cyangwa se mission yanjye nari ifite igomba guhagarara. Ibyo navugaga ngomba kubikina muri film. So ikindi, bamwe mu bantu nzi barabikora, biriya bintu mwabonye nkora, bamwe mu bantu nzi barabikora. So navuze ni niba bihari kuki tutabyerekana, haba ari uburyo bwo kubyirinda cyangwa se tukerekana ingaruka zabyo, kuko nicyo kintu ino filime igamije cyane, muzabibona. Hari inshuti ufite, ntabwo ngiye kubaza ngo hari inshuti ufite byabayeho ku buryo ngo igitekerezo bariho uhera? Oya, nta nshuti mfite, ariko hari umuntu nzi. Hari umuntu uzi. Rero Juliet, ugize gutya rero wandika iyo filime, buryo iyo turi kwandika nicyo utagiye wibagirwa wandika iriya filime. Ni filime irimo ibintu navuga ngo byakweteresa kureba, ntabwo icyo utagiye wibagirwa uri kwandika iriya filime. Mbere na mbere ntabwo ndi umwanditsi wa filime, umwanditsi nguyu yagusobanurira turi kwandika. Olivier ndamugarukaho mu kanya. Okay, usoma script. Yego. Ni agaki kagutangaje ukiyibona ku kayi? Kuko nanjye turera nayirebye ndavuga ni ino filime kuyireba rwose ni ngombwa. Bon, mu by'ukuri nta kintu cyatari cyantangaje, kuko filime nirwa ndeba ni muri zo hanze, Nigeria, Nyamerika, nta kintu gishasha mbona nakoze. Ahubwo ikintu natekereje kuri sosiyete yacu, uburyo bazabyakira. Ndangije ntihana igisubizo, ndavuga nti what, buri kintu kigira itangiriro. Nimba batinya gukina ibi ngibi kandi badatinya kubikora, why not tutabitangira tubikore, twe kwica umuco, bitewe nuko nuza kubireba nta bwambure bwanjye burimo cyangwa undi muntu, ni juste kwerekana. Yego. So nicyo kintu nyine nibazaga bazabyakira gute, ariko ndavuga ko bazabyakira gute. Uko babyakire no numvaga nyine ni ibintu bishyashya, ntago barabimenyera, bagomba kwikanga, ariko it's okay, we move, muzabimenyera. Hari ukuntu iyo tugiye gukora ikintu rimwe na rimwe ushobora kwibaza ngo bazanyakira gute, bamsanisha n'ibi bintu. Ako ntabwo wigeze ugatekerezaho? Narabitekereje, ariko nibaza imyaka 7 maranye n'abanyarwanda bambona kuri kamera,
abakunzi ba Mutamba baramuzi ndabeshya unzi aranzi azi uwo ndiwe buriya nubwo wazi imbere ya kamera ugashaka kwigira pasiteri ugashaka kwigira umuntu mwiza ntabwo ushobora kumara imyaka 7 ugaragara imbere y'abantu bataramenya personality yawe nubwo waba uri umuhanga umeze gute. So njyewe rero ndi umukinnyi wa filime iriya ni filime nakinaga nta hantu na hamwe ihuriye nanjye na hamwe. So niba Olivier yanyandikiye ko ngomba gukina ibintu ndabikina kuko nyine ni acting, that's the meaning of acting. Olivier tuguhaye ikaze banza usuhuza abantu ubundi twiganire by'umweko kuri filime mu kanya gato turaza tugaruka ku bibazo by'amatsiko twakumva kuri Juliet Mutamba wagize urugendo runini by'umweko muri zino mboga nkoranyambaga mu itangazamakuru. Uyu munsi tukaba turi kumubona muri filime muri sinema. Olivier Kareme uraho neza? muraho Nukuri twishimiye kukubona by'umweko harimo abakubonye bwa mbere ko beshanga wenda muraziranye murakinana urabayobora muri urabadirectinga bivuge gutyo. Olivier ujye kwandika ino filime ni filime nkuko Juliet Mutamba bivuze ivuga ibintu biri mu gikari amabanga y'abashakanye. Ujye kwandika ino filime igitekerezo cyaturutse hehe? Ndabivuga mu ncamake ngihura na Mutamba bwa mbere twaraganiriye we ambwira ko akishaka gukora ibintu biri mental. Urumva ndabyibuka neza yampaye igitekerezo cy'abantu ba betting ikintu kikagenda kikagukoroniza kugeza ubwo ushobora no gusenya urugo. Ndamubwira ibyo ni ibintu byiza kuko ibyinshi tubikora tugenda tubikweba nibwo yaje kumpa icyo gitekerezo cy'abantu bikinisha ariko aravuga twahera ku bagabo twahera ku bagore oya ndamubwira aho duhera hose nuko icyo kintu gihari. So ariko ngira ikibazo cy'umuntu ushobora gukina iyo role ambwira why not ngende umukinnyi muri sinema cyo gize ikibazo cy'umuntu wakiniye role. Turi mu Rwanda ibyo bintu tugenda duhura nabyo abantu batarakira ko ibyo bintu dushobora kubikina ariko ku bantu wenda bagiye baca mu mashuri hari ikintu twita kuba kameleo cyangwa chameleon uruvu. Iyo uri umukinnyi ugomba kuba kameleo urabizi uruvu rutekinga kara y'ahantu rugeze. So niba uri umukinnyi ugomba kuba uri tayari kwactinga role yose ushobora guhabwa mu gihe uri muri iyo projet. So no muri casting icyo ni ikibazo cyagiye gikunda gutsinda abantu benshi kuko abajudge nicyo kintu cya mbere bakubaza ni hero rutakina kumva umuntu yengewe ndi umudivantiste urumva bigenze gutya icyo gihe nta kibazo cya kabiri bakubaza bahise bumva ntabwo uri umukozi ntabwo uri umukinnyi wa filime kuko niba uri umukinnyi wa filime ugiye gukora ibintu byose uzasabwa. Mutamba yarambwiye ngende tayari gukora ibyo bintu ndavuga wawe mu Rwanda dukeneye abakinnyi nka Mutamba. So icyo wari umubajije ninde twabona wakina ino filime? Yego icyo gihe iyo role yego icyo gihe wumvise akubwiye ati jye nahikina wese ubyakira ute wese wumva urumva narikanze ndavuga byari byo byose ashobora kuza kwisubiraho nyuma ashobora kuba ari kugira ngo igitekerezo tugikomeze wenda akaza akambwira urabona reka tubikine gutya kuko tugeze muri acting arambwira ati ngewe humura ndica amagini okay twagiye nanamushimira kuko ibintu yakoze nta kintu kibi yarakinnye kandi ibintu dukora dukina ubuzima bwa buri munsi. Hari terime abantu bakunda gukoresha ngo ni inyarwanda filime dukora ni inyarwanda. Ese kubera icyo ari inyarwanda? Impamvu ari inyarwanda ni iyi iyo Gerard Mbabazi dukinnye tuvuga ko azakora impanuka wenda ari mu bwato mu Kivu ibyo bintu ntabwo tujya kubishutinga turicara tukabiganira Gerard ubwato bwaruhamye urumva ni ibintu muri kuvuga umuntu uri kureba filime ntabwo icyo kintu cyamuryohera kurusha umuntu ubwato buraruhama ariko kureba apana kuza mwe mu biganireho tutabonye icyo kintu ukuntu cyabaye. Niyo mpamvu yahise iba ikinamico. So niba twavuze umuntu ari kwikinisha
Mutamba uramuzi, Mutamba arikinisha, ibyo ntabwo turamubona bikora. Icyo kintu turi kucyumva mu matwi, ariko filime ni video, ni ibintu tugomba kurebesha amaso. Ariyo mpamvu hari igice cya movie bavuga ko filime iyo turi kuyireba amaso niyo aba ari connected n'ubwonko. Ariyo mpamvu uzareba filime umuntu akarira. Umuntu wumva ikinamico, buriya izi filime nta nubwo zita ikinamico, kuko nta nubwo zaryoha nk'uko ikinamico kiryohera abantu. Kuko ikinamico niba ari umuntu umenya ibyombo, bagerageza gukoresha iyo sound ukumva ko ibyombo bimenetse, nubwo utari kubireba ariko urabyumvisha amatwi. Nitugera muri filime ntabwo ibyombo turi buze kubyumvisha amatwi, ahubwo Gerard aragira umujinya bimene tubirebesha amaso. Dutekinga amaso yacu niyo ari buze guhereza ubwonko dutangire gukurura cya kintu. Iyo dukoresha amagambo menshi ntabwo iyo filime yaryohera abantu. Olivier, bwa mbere rero ubonye umukinnyi ushobora kuba yabikora, Mutamba agakina iriya hall, wabonye abikora uko wabyifuzaga? Byafashe imbaraga ki kugira ngo bigende uko turi kubibona muri iriya filime? Nta mbaraga byasabye kuko yabyemeye mbere yuko tuyandika. Agiye no kubikora akora ibirenze ibyo natekerezaga, kuko hari nawe nashakaga kumurimita akavuga oya actress. Bivuze tugomba kubona byinshi muri filime. Mutamba, nanga utibagirwa muri gukina ino filime, urumva ni filime nakwita ko iri special. Ni iki utagiye wibagirwa muri kuri set? Ni kuri set kuri scene. Muri kuri set ni iki utagiye wibagirwa muri gukina iriya filime? Sinzi nimba abantu bacata hano bose bageze hano. Hari umuhungu umwe yitwa King, ni umuDOP mwiza cyane. Yagiye kunkamera kara gace katangiye ndi muri douche, numva ikintu cy'ubwoba kinzamutse. Noneho King arambwira ngo Mutaji. Akubwira gute? Bayita Mutaji. Ngo akimbwira gutyo numvise ikintu kinyorotse, ndavuga ati karabaye. Yifasha bya bintu uko ari bitatu. Noneho bari banditse ngo ndafata kimwe, ngo manze ndebe size mushyire ku ruhande, fata ikindi. Noneho King atambwira ngo Mutaji, ngo arayi noneho ubwoba bwaranyishe. Ndabanza ndahumeka, ndavuga you know what, twarabyemeje, reka tubikore. Nicyo kintu nyine numva cyansigayemo cyane. Yego, tujya no ku rugendo rwa bikuryohera gute gukina filime, kuba uri kuri set hariya bikuryohera gute Mutamba? Bon, iyo tukiri kwandika babona ari akazi, ariko iyo tugeze kuri set abantu bari gutera blague ugize atya nyine biranduhura pe, kuko natwe ubwacu niba muri aba filime mugaseka, natwe turi kuzikora turaseka. Biba ari akazi, ariko nanone kuba ko ari ibintu nkunda bimvamo, biranezeza nyine biranduhura. Ntabwo mba numva ndushye kwa kundi dushobora kugeza saa 8 saa 9 z'ijoro, nta munaniro numva nyine mwinshi. Umunaniro mwumva mu gutegura, bararya gute, baragera gute, kwandika filime, nkimara kohereza utunyenyeri bameze neza cyane. Nk'ino filime basabye imbaraga ki? Cyane cyane wenda nka nyiri filime wowe yagusabye imbaraga ki uyu munsi twicanga muri ino sale? Abantu benshi ntibazi byagutwaye kugira ngo uyu munsi tube twicaye aha ngaha na filime uyu munsi tujye kureba cyangwa tuzareba, abari kuri YouTube bazareba, ntabwo bazi imbaraga biba byagutwaye imbaraga ki Mutamba? Wow, iyi filime it's not just a story. Ikintu yantwaye gikomeye cyane, yatumye menya abantu banjye. Iyi ni filime nateguye, sina filime gusa, n'ibi byose mubona ni ibintu mbonyemo abantu banjye ku rwego nyine ntatekerezaga. Hari umuntu uba uzi ko ari inshuti yawe, ariko hari n'umuntu, hari situation ugeramo umuntu akakwiyereka. Ndashimira cyane abantu bamfashije. Ifilime yantwaye imbaraga nyinshi pe, mwese muri kubibona, ni ibintu bigaragarira amaso, ariko Imana yabanye nanjye. Mbere yuko nashimira n'abantu, ndashimira Imana cyane, kuko Imana yabanye nanjye
ntabwo Imana ishobora kuguhereza favor itagwaye favor nta muntu wagufasha. Nabonye support, mbere na mbere nabonye support ya hano twicaye, kuko nyitekereza natekereje no kwironshinga, numvaga ngomba gukora ikindi kintu mu buryo bwo kugira ngo yamamare igere kure, abantu bamenye ko inahari. Iyi sale ni Vision Park, ndabashimira cyane, baradufashije nkuko muri kwibona kugira ngo ibintu bigende neza. Nkashimira abantu, munyemerere umagurutse umuntu bita Mwitende Abdul Karim buri kana. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi ndabasabye. Tugiye gushimira abantu, ni byiza. Munyemerere, uyu ni umugabo, ntabwo kuba umugabo ari kuba ufite umugore, kuko tuzi n'abafite kandi bari aho ngaho. Ndashimira cyane buri kantu twarafatanyije muri uyu mushinga pe, twarafatanyije ku rwego ruhagije. Buri kantu Imana izakumera umugore utagustress, nicyo kintu mwifurije. Amashyi menshi, mujye mutanga amashyi, ni byiza. Amashyi menshi cyane. Yego, ndashimira aba influencers bose bari hano, nubwo harimo abatarahagera, ariko abantu bose ni timu ya buri kantu n'ubundi, guhera kuri ba Bebe yazindutse. Ibi bintu ntabwo wabyikorana ngo bishoboke. Itimu y'aba influencers mwese Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Ngashimira inshuti zanjye zaje kunshyigikira. Munyemerere nshimire umugabo wita Kalisa Ernest, ese ari he? Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Uyu mugabo ni inshuti yanjye guhera 2019, yabaye MC mu bukwe bwanjye, nta n'igiceri cy'ijana muhaye, ariko niba nzamwishyura sinzi ko biri kose. Nyuma yaho filime ya mbere nakoze niwe twayikinanye, ari umu main actor, nanjye ndimo muri iyi ntago arimo, ariko murabona ko aba yansapotinze. Imana imuhe umugisha, kandi si uyu munsi gusa, mubona buri munsi. Ndashimira inshuti yanjye rero Yves Nkuyemuruge, muramuzi ku kintu cyitwa ubusesenguzi, abagenda acacambuwa cyane. Uyu we ni inshuti yanjye guhera 2013. Ego, imyaka amashyi kuri Yves. Ego, uyu ni umunyamakuru wa BNB FM. Ego, nizere ko mumuzi ko byagenda kose. Ndashimira inshuti za ndashimira King V n'ubwa mbere duhuye by the way uyu munsi, ariko ni inshuti yanjye, indirimbo ze ndazikunda cyane. Hello, amashyi menshi cyane. sinzi niba nabimusaba basi akaza no kutunyiriza akantu k'akanyorosho gake gake. Ndamukunda cyane, umuntu wese unzi arabizi ko mukunda. Indirimbo ya filime ya mbere twakoze Ndengera, background yari irimo muri scene ya mbere yari indirimbo ya King V. Twanabipfuye n'abantu twakoranaga, King V yishuye. Urakoze. Mureke nshimire timu yanjye rero. Hari timu nyinamo muri filime zindi, icyumba cyanjye Isezerano ry'Ikinyoma, benshi bahageze bikunze baza hano imbere. Mama Sharafu ndamubonye, Ivara hari, Chris, mwese, Sadiki, timu yose dukinana mu cyumba cyanjye no mu Isezerano ry'Ikinyoma. Umuntu wahageze wese anyemerere aze, ariko mumere mushya. Aba bakinnyi abasitari, kuko iki mutabakomera amashyi? Amashyi menshi cyane. Mama Sharafu yaje mu mubwirazi, Tsuki the Great nawe, dore na Tsuki yahageze. Mama Sharafu ndamushaka. Iyi ni timu yanjye. Aba ni abakinnyi bagenzi banjye duhurira mu zindi proje, nubwo hari izo duhuriramo zanjye, ariko twamenyanye kubera icyumba cyanjye, tumenyana kubera Isezerano ry'Ikinyoma. Mwese mwakoze kuza, ni abasitari. Tsuki mwamubonye, niyo musitari wa mbere dufite mu cyumba cyanjye, bakabita Gakeri mu Isezerano ry'Ikinyoma. Mwakoze cyane, nubwo mwakerewe, mwakoze. Yego, mbere yuko nakira team yakoze ino filme feminist, ndashaka kugira ngo bitabagoye aba influencers
bari hano bashaka kugaragara mwakegera hino nkabashimira mu buryo bw'umwihariko pe influencers aba bloggers niba bibakunde bitabagoye abataraza nabo wenda turaza kubabona nyuma timu ya buri kantu nimwe turi kuvuga ntago baba bahari Gerard irihangana banza nkurogoye ariko ndashaka gushimira ko sindi bugaruke hano aha ntabandi se abandi ntago bashaka kuza hari abatagaragara hari uburyo bakoramo ibintu byabo batagaragara bari hariya ndashimira Kabwa namubonye undi ninde nabonye ni mideli Kabwa namubonye ariko bitewe n'uburyo akoramo ntago yagaragara n'abandi bose bahari badashaka kugaragara abanyamakuru sasa Max TV thank you so much ndagushimiye cyane Urugendo TV Nepo namubonye Hobe News namubonye dufite ikinyamakuru cyandika by the way cyitwa Hobe News twatangiye na gahunda y'ikinyarwanda twandikaga mu cyongereza gusa mushobora kujyaho Hobe News ubu naho hasigaye aca amakuru y'ikinyarwanda n'abicyongereza ndabashimiye ba Pionika mwese Imana ibamugisha nsoza ndashaka gushimira cyangwa se no kwerekana feminist team abakinnyi hari umwe utabonetse ari Didier Kamanzi ariko abandi bose ndibaza bahari mwaza abantu bose bazagaragara muri no filme twamaze kwandikira abatarandikira nta kibazo nabo baza ariko ntacyo mami ni karibu Chris the Champion uyu ni assistant director yego wa feminist aha dufite Ina Niglos ngira ngo muramubona umusore w'icyangwe cyiza cyane tukagira umubyeyi wacu mami tukagira abakobwa banje yitwa Bella na Ornella muri filme zose yaba feminist yaba na Danger series hanyuma tukagira na Batman Sharif aba rero nibo bakinnyi tuzagaragaramo muri feminist ndetse na Didier tabashije kuboneka ndumva mwabamera amashyi kubera ko baritanze ku kigero cyo hejuru murakoze cyane urasi Faxman asha Faxman ego Gerard ndumva jewe mbere ko nsoza reka nshimire director Olivier uyu mugabo ni umuhanga ku rwego abantu batabizi reka mbabwire filime Olivier yandika wenda ku bantu mukurikira filime hari ukuntu mubona amafilime mugakunda abasitari barimo ariko mutazi ngo mu gikoni ni bandi uyu muntu niwe wandika filime ya Mwene Data ya Nyambo na Bakira sinzi nimba muyizi uyu niwe wandika Icyumba cyanjye ya Miki akandika Isezerano ry'ikinyoma ya Miki n'ubundi izo ni filime ziri kurebwa ziri kurebwa cyane kuri YouTube uyu muntu niwe uri inyuma yazo arazandika akanaziyobora ubu rero noneho ari kwandika filime ya mbere mu gihugu yitwa Feminist mumumera amashyi cyane Gerard wakoze cyane ndumva jewe byanjye birarangiye ngo wambaza niba icyo usigaje yego urakoze cyane Juliet ushimutanye ikibuga yego ni byiza ariko ino timu ya Feminist n'abandi benshi bagiye bajya inyuma ya Juliet nabo gushimirwa Juliet reka wenda tugana ku musozo wenda wino pana kugira ngo tugere mu bindi umuntu ashobora kwibaza ngo kuki wavuye mu buryo bw'ibiganiro bwa YouTube uyu munsi ukinjira mu buryo bwa filime niki cyabaye okay murakoze cyane wenda akantu gato abantu batazi nuko nahereye muri filime 2016 oya nako nahereye kera nkina amakinamico mu ishuri ariko natangiye gushaka gukina muri filime bwa 2016 ariko bikagenda byanga baratunaniza man byagiye byanga umuntu yanyemereye role story time yanyemereye ngo kuzakina ndagenda aho kugira ngo amerore yo gukina yo gutekera abakinnyi natekera abakinnyi filime ndirangira